بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiwe n'abasangiranye ndobe n'abazakomeza kugira ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka dusaba Uwiteka ko yadushyira muri abo ngabo. Bavandimwe, dukomeje n'isomo ryacu rya 56 ari naryo somo risoza igitabo cy'umutambagiro mutagatifu, aho umwanditsi rahimahullah avuga agira ati babul aqiqa, umuryango wa aqiqa. Aqiqa ni umuhango mu mihango ya Kisilamu, akaba ari umuhango twagereranya n'imihango y'ikinyarwanda w'uburyano, akaba ari umuhango wo gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kubwo kubona umuryango mushya no kubona urubyaro rwaba ruhungu cyangwa se kobwa. Iyo umuntu abonye urubyaro muri Islam, hari imwe mu migenzo yategetswe anashyirirwaho, anigishwa kugira ngo Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala hundagaze imigisha ye muri rwa rubyaro rwe na wa muryango mushya yungutse. Iyi aqiqa yategetswe kuva ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, cyangwa se ni umuhango washyizweho ushyirwa muri Islam kuva ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Akaba ari nayo mpamvu ari sunna, akaba n'umugenzo mu migenzo ya Kisilamu, kuko ibitarazanywe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ntago ari idini, nta nubwo byitwa umuhango mu mihango ya Kisilamu. Bishobora kuba umuco mu mico y'Abasilamu, ariko ntibe umuco mu mico ya Kisilamu. Naho kuba ikintu umuco wa Kisilamu nuko kiba gifite inkomoko muri hadithi sahih kuva ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, cyangwa se kuva mu gitabo cya Qur'an ntagatifu, aricyo shingiro ry'amategeko y'Ubuislamu. Aha rero Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala niho yashyiriyeho ikiremwa muntu uburyo bwo gushimira kunema yo kubona urubyaro. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala niwe uvuga ngo yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Nyagasani niwe ushumbusha uwo ashatse igitsina gore, umukobwa. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, yarangiza kandi akanashumbusha akanagabira uwo ashatse mu bagaragu be umuhungu, cyangwa se akamugabira hungu na kobwa. Arangije ati kandi Nyagasani uwo ashatse anamugira utabyara, ntamuhe urubyaro yaba ari hungu cyangwa kobwa. Bityo iyo umuntu abashe kubona iyi nema muri izi nema z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, icyambere kigomba kumuza umutwe ni ugushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, no gushima no guhimbazwa no nezezwa n'iri geno ry'Uwiteka yamuhaye. Hari benshi baryifuza ariko batari babasha kuribona. Ubuislamu ntago buvangura hagati y'ibitsina by'abana ngo bubivangure bugambiriye gusuzuguza kimwe mu bitsina cyangwa se kubahisha kimwe kurusha ibindi, ahubwo ibyo cyangwa se uko kubivangura no kubivangura bishingiye mu kumenya no kumenyekanisha, ariko ntago ari ivangura rishingiye mu gutoteza cyangwa se gutesha agaciro. Ese ntubona ko muri iyi aya Nyagasani ajya kwiratana ukugabira ikiremwa muntu urubyaro yahereye ku mukobwa, hanyuma agakurikizaho umuhungu, no mu zindi aya agahera ku muhungu agakurikizaho umukobwa? Ibyo ni ibigaragaza ko ntago kuba umuhungu cyangwa umukobwa ari bwo butoni imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum inda Allahi atqakum, umwiza muri twe ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ni wa wundi urusha abandi gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ntago Nyagasani rero nk'uko ataringanyije ibiremwa bye, ariko nanone ntago yabitandukanyije mu rwego rwo gusuzugurana. Ni nk'uko nguko nanone mu bitsina atigeze abiringanyiza no kutabiringanyiza, si urwego rwo gutoteza no gusuzugurana, ahubwo ni urwego rwa buri wese kubona inema z'Imana agashimira ibyiza afite, kandi yarangiza akabona n'ubuhangange bw'Imana mu gutandukanya abantu, kubera ko uko gutandukana niko kuduha kumenya inema, uko gutandukana niko kuduha kumenyana, uko gutandukana
niko kuduha gushima kuko ibintu byose biza kuba ikintu kimwe ntago twari kumenya hagati y'ikintu n'ikindi itandukaniro ryabyo nta nubwo twari kumenya inema y'Imana muri bimwe ariko ikintu ku kinyuranyo cyacyo kiramenyekana n'ikintu ku kinyuranyo cyacyo hamenyekana agaciro n'icyubahiro cyacyo. Iyo umuntu rero ahawe umwana muri Islam hari imigenzo agenga, ibi bigakomeza kugaragaza agaciro k'Uwislamu mu gutegura ikiremwa muntu, haba ari imbere yuko ikiremwa muntu kibaho nkuko Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yatunganyije isi, arayinoza, arayitunganya, arayikomeza kugira ngo azayituze ikiremwa muntu. Ari no hafi yo kukimanura akorera isuku isi, ayikuraho inyamaswa zari kugira kubangamira ikiremwa muntu, yewe no kwirukana amashitani yari kubangamira ikiremwa muntu kugira ngo ajye kure ikiremwa muntu kibashe kugira aho kisanzurira muri isi yacyo. Ni nkuko nguko arema Adam alayhi salam, Adam amukomoraho benshi mu bahungu na benshi mu bakobwa, ibyo ngibyo kugira ngo ikiremwa muntu kigwire. Ni nkuko nguko yakomeje gukomora hagati y'umugabo n'umugore, ikiremwa n'ibiremwa n'imiryango, yagura imiryango kugira ngo abantu barusheho gutura mu isi no gutekana mu isi. Ibyo byose bisabwa cyangwa se bisaba ko umuntu abishimira kandi akanabihimbariza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mu nzego zitandukanye. Ahangaha kubwo gushima Uwiteka nibwo Nyagasani ashyira umugisha mu byo yaguhaye kandi nanone akanakongerera ibindi byinshi. Umuntu ashobora kuba afite urubyaro rumwe, urwo rubyaro rukamurutira wa wundi ufite imbyaro 20. Umuntu ashobora kuba afite igitsina kimwe kikamurutira ufite ibitsina byombi. Ibyo byose nta handi bishingira, nta n'ahandi bigaruka usibye ko bigaruka ku mugisha w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yashyize mu rubyaro. Ni nayo mpamvu iyo umuntu arushaho gutunganya urubyaro rwe no kurutegura no kurutegurira neza, aho niho aba yegera kuba yagera ku migisha y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wahiya sunnatun ala ghulami shatan mukafi'atan wa 'anil jariya sha, ati aqiqa ni sunna cyangwa se n'umugenzo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ati 'anil ghulami shatan, ku muhungu hakinjwa ibibagwa 2, hanyuma ku mukobwa hagakinjwa ikibagwa kimwe, ihene 2 ku muhungu cyangwa se intama 2 ku muhungu, cyangwa ihene n'intama ku muhungu, hanyuma ku mukobwa ihene 1 cyangwa intama 1. Ibyo biba bihagije. Uwo akaba ari nawo mugenzo w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama tubona muri hadithi nyinshi zitandukanye. Muri zo harimo nka hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, Imana ibishimireho, avuga ko yababajije intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama icyitwa aqiqa. Intumwa y'Imana iryo zina ryari ritunguye isa nk'iryanze, baramubwira bati ya Rasulullah, ati yewe intumwa y'Imana, innama nas'aluka an ahaduna yuladu lahu walid, turakubaza kuri umwe muri twebwe iyo avukiwe cyangwa se yungutse urubyaro abigenda icyo akinja. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam irababwira iti man ahabba minkum an yansuk an waladihi falyaf'al, wa wundi wese uzashaka muri mwebwe kuba yakinjira urubyaro rwe yabuyungutse rushyashya ajya abikora. Aravuga ati 'anil ghulami shatan mukafatan, ati ku muhungu hakinjwe ihene 2 ziramuhagije, wa 'anil jariya sha, hanyuma umukobwa akinjirwe ihene 1. No mu zindi hadithi zitandukanye nyinshi cyane kuva ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Muri zo harimo nka hadithi ya Samra ibn Jundub radiyallahu anhu, kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi, ati buri musore ni ingwate ya aqiqa ye. Umusore cyangwa se umuhungu, umwana w'umuhungu aba ari ingwate ya aqiqa ye, n'umukobwa nawe nuko nguko aba ari ingwate ya aqiqa ye. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama iravuga iti tudbahu anhu yawma sabi'ihi, iyo ngwate ikinjwa cyangwa se akurwa muri iyo ngwate akabohorwa ku munsi wa 7, hakinjwa ihene 2, wa yusamma fihi wa yuhlaq. Uwo munsi nibwo yitwa izina kandi akanogoshwa, nkuko turi buze gukomeza kubibona imbere mu mabwiriza agenga aqiqa.
aha abamenyi batandukanye bagenda bavuga ku bijyanye n'iyo ngwate, ese agwatirizwa n'iki cyangwa n'iki kiba kimuziritse kugira ngo abohorwe. Aha bamwe muri bo bakavuga ko aba aboshywe cyangwa se atemerewe kuzasabira iduha ababyeyi be kugeza igihe akoze aqiqa, ariko icyo ukuri nuko atari icyo ngicyo, ahubwo aba ari ingwate y'amashitani. Amashitani abamugose aba aniteguye kumwakira no kumugira ingaruzwa muheto yayo kugeza igihe akorewe aqiqa. Iyo akorewe aqiqa ahangaha Nyagasani amubohora ya migozi y'amashitani, bityo agasigara ari ataboshywe kandi ashobora gukora ibada ze zose atanaba n'ingaruzwa muheto y'amashitani. Ahangaha umwanditsi aravuga ati rero ku muhungu hakinjwa ihene ebyiri, nk'uko bigaragara muri hadithi zitandukanye nk'iyo ngiyo tumaze kuvuga ya Samura, n'izindi hadithi nk'iya Amr ibn al-As twavuze, n'izindi hadithi zitandukanye zigaragaza ko umuhungu akingirwa ihene ebyiri hanyuma umukobwa agakingirwa ihene imwe. Ibyo ni mu bugenge bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wenda bishobora kuba ari n'ikimenyetso cyongera kugaruka mu izungura, aho umuhungu afata ibikubye kabiri iby'umukobwa. Ibyo tuzabibona mu izungura, tubone impamvu yabyo n'ubugenge burimo, yewe n'agaciro k'iryo zungura. Bamwe bashobora gukeka ko ari iryamira riri mu mategeko y'idini ya Islamu, ariko kirazira kikanaziririza. Ntabwo amategeko y'idini nk'iyi ngiyi ashobora kuryamira uwo ari we wese mu kiremwa muntu, nk'uko twagiye tubigaragaza mu masomo y'ubushize, aho atigeze aryamira n'inyamaswa. Ese atararyamiye inyamaswa yaryamira ate ikiremwa muntu n'umutware wa za nyamaswa? Umwanditsi rahimahullah aravuga ati tudbahu yawma sabi'ihi, zikinjwa za hene cyangwa se ya hene cyangwa se iyo aqiqa ikinjwa ku munsi wa karindwi. Muri hadithi twamaje gusoma twavuze hadithi ya Samra, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga iti ikindwa ku munsi wa karindwi. Uwo munsi wa karindwi kandi nibwo uyu mwana yitwa izina. Uyu munsi wa karindwi nibwo umwana yitwa izina. Aha kwitwa izina ku munsi wa karindwi ntago bikuyeho cyangwa se ntago ari ihame ntakuka ko agomba kwitwa izina ku munsi wa karindwi. Yemerewe kuryitwa mbere y'aho ngaho, nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwo yabyaraga Ibrahim alaihi salama wa radiyallahu anhu yavuze ati nabyawe umuhungu, nabonye umuhungu mu ijoro ryakeye, fasammaytuhu bismi abihi Ibrahim, ati nabonye umuhungu ndangije mwita izina rya sekuru Ibrahim. Aha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaragaje ko yamubonye ku ijoro ryahise, ariko ihita imwita izina rya Ibrahim. Ariko uyu munsi wa karindwi noneho igikorwaho nuko aribwo izina ritangazwa kandi rigasakazwa mu bantu, kuko ikigambiriye muri aqiqa n'ikigambiriwe mu bimwe mu bigambiriye na bimwe mu bugenge buri muri aqiqa harimo umuntu kumenyekanisha urubyaro rwe no kugaragaza ko yungutse umuryango, niba yari ingaragu niba yari nta mwana yari afite akamenyekana ko abaye papa runaka, cyangwa niba yari afite abana bakamenya ko mu mubare we hinjiyemo abana runaka. Ni kangahe umuntu ashobora kuba afite urubyaro ariko abantu bakaba nta n'umwe ubizi, kubera ko yabyihereranye cyangwa se atigeze abishyira ku mugaragaro. Ariko iyo abantu bamenye ko afite urubyaro, hari zimwe mu nyungu ashobora kubona, zaba ari iz'isi cyangwa se iz'imperuka, byaba ari ubusabe cyangwa se ari icyubahiro n'ibindi bitandukanye bishingiye kuba abantu bazi ko afite urubyaro. Hari n'umurongo cyangwa se n'urutonde bashobora kumushyiramo batari bamushyizeho. Kubw'iyo mpamvu uyu munsi wa karindwi nibwo agatangaza ko yavukiwe n'umuhungu cyangwa se n'umukobwa, hanyuma akanatangaza n'izina rye. Ibyo bikajyana no kwishimisha, ashimisha abantu no gushimisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, abaga anakinja hamwe no gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kuri rwa rubyaro rushyashya yamuhaye. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati rero wayuhlaqu ra'suhu wa yutasaddaqu biwaznihi wariqa, ati ura munsi uriya mwana yamaje kwitwa izina, umuhungu muri bo iyo ari umuhungu yogoshwa umusatsi we, hanyuma hagatangwa isadaka ingana n'uburemere bwa wa musatsi we mu ifeza. Icyo bisobanuye ni iki? Icyo bisobanuye nuko kuri uyu munsi wa karindwi uyu mwana arogoshwa.
yamara kogoshwa umusatsi we ugapimwa uburemere bwawo, hagatangwa isadaka ingana n'ifeza y'uburemere bw'uwo musatsi. Bishatse kuvuga ngo umusatsi uramutse ufite amagarama 5, icyo gihe ari butange isadaka y'ifeza ingana n'amagarama 5. Yayitanga ari ifeza cyangwa se yatanga ikiguzi cy'iyo feza, ahangaha ntacyo bitwaye ko ashobora gutanga ikiguzi cyayo, ariko bikaba byiza ko atanga ifeza. Hanyuma ibingibi bigaragara muri hadithi kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ariko hadithi ntago ifite imbaraga cyane, bityo umuntu aramutse atabashiye kubikora cyangwa se atabonye ko hadithi ari sahihi cyangwa se ko idakwiye gukoreshwa, akabyihorera, uyu nguyu nta kibazo, ntacyo biba bitwaye, kubera ko iyo hadithi itari sahihi kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuri wa wundi utayibona nka hadithi ntacyo bitwaye ko atayishyira mu bikorwa, kubera ko icyo gihe aba atayifata nka hadithi. Ariko kuri wa wundi uyifata nka hadithi no kuri wa wundi udafite icyo bimutwaye, uwo nguwo atanga isadaka ingana gutyo muri cya gihe aba amajije gukora ya aqiqa. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati fa infat, iyo uyu munsi umucitse ari wo munsi wa 7, aravuga ati fa fi 14 ajye atanga isadaka, anakore iya aqiqa, abikore ku munsi wa 14. Iyo umunsi wa 7 umucitse ajye akubikora ku munsi wa 14. Arangije aravuga ati fa infata fa fi 21, nibimucika cyangwa se uyu munsi nawo numucika, abikore ku munsi wa 21. Aha naho harimo hadithi kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Tirmidhi, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagennye iyi minsi ku munsi wa 7, hanyuma byabyanze bikaba ku munsi wa 14, byabyanze bikaba ku munsi wa 21. Iyo iyi minsi yose idashobotse, uwa 7 ntushobotse, uwa 14 ntushobotse, uwa 21 ntushobotse, aha uyu muntu yemerewe gukora aqiqa mu gindi gihe icyo ari cyo cyose yaba aboneye ubushobozi cyangwa se ubwinyagamburiro bwo kuba yakora uyu muhango, kuko ikigambiriwe kugena iyi minsi ni kuri wa wundi ufite ubushobozi cyangwa se wa wundi icyo gihe cyageze ashoboye gukora iki gikorwa. Ntago ibi bisobanuye ko iki gikorwa kigarukira kuri iyi minsi, ngo bityo utabashe kugikoramo be birangiye ko ntacyo akikoze, kubera ko ubushobozi cyangwa se kubasha kubikora byabonetse nyuma y'uko igihe cyagenwe kirangiye. Ahubwo iki ni igihe cyiza kurusha ibindi bihe akoramo iki gikorwa. Iyo atabashe kubikora muri kino gihe rero, icyo gihe abasigaranye ikindi gihe icyo ari cyo cyose, igihe cyose azabonera ubushobozi bwo kuba yayikora, cyangwa se umwanya wo kuba yayikora, cyangwa ubwisanzure bwo kuba yakora aqiqa, ajye ayikora, kugeza ubwo bamwe mu bamenyi babona ko umuntu aramutse anakuze atarabashije gukorerwa aqiqa, aha aba yemerewe ubwe ku giti cye kuba yayikorera, kubera ko atayikorewe. Hanyuma ku kijyanye n'umuntu utari umuyisilamu akinjira ubuyisilamu amajije gukura by'umwihariko, cyangwa se byanga byakunda nuko ntayo yakorewe, kubera ko aqiqa ni umuhango wa kisilamu ikorwa n'abayisilamu kandi igakorwa kisilamu, bityo utari umuyisilamu birasobanutse ko atayikorewe. Ese uyu nguyu yayikorera? Aha nuko atayikorera, kubera ko abasahaba bose binjiye ubuyisilamu n'abantu bose bazaga mu buyisilamu ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nta numwe muri bo bizwi ko yakoze aqiqa kubera yuko atayikorewe, cyangwa se ngo ategekwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yajya gukora aqiqa cyangwa se undi mihango yamucitse mbere yuko aba umuyisilamu. Bityo rero iyo umuntu yavutse ari umuyisilamu ariko ubushobozi ntibubishobore cyangwa se ubumenyi, kubera ko abenshi mu babyeyi ntago bareka gukora aqiqa kubera ko nta bushobozi bafite. Yewe muri bo hari abakoresha iminsi ihenze kurusha aqiqa, rimwe na rimwe bayikorera n'abo bana cyangwa se n'urwo rubyaro babyaye, ariko kubera ubujiji ku mategeko y'idini ya Islam bakaba batazi icyo cya aqiqa, cyangwa se rimwe na rimwe ntibagihe agaciro. Bityo uyu muntu aramutse atarayikorewe, yaravutse mu rugo rwa Islam akavuka ari umuyisilamu, abamwe bamenyi bagaragaza ko ashobora kuyikorera aramutse afite ubushobozi cyangwa se amajije gukura. Gusa nanone ntitwakirengagiza kuvuga ko uku ari ukuri k'umubyeyi aha umwana, uku ni ukuri k'umubyeyi aha umwana, nk'uko mukuri k'umubyeyi ku mwana we ukwa mbere ari ukumutoranyiriza umubyeyi umubyara.
umubyeyi mukuri asabwa kwa mbere guha umwana we harimo kumutoranyiriza umubyeyi uzabyara umwana we. Iyo atatoranyije umubyeyi uzabyara umwana we, iyi niyo ntambwe ya mbere abateye yo kuzabyara umwana utari ku murongo cyangwa se yambuye ukuri umwana we kwa mbere, ariko kumutoranyiriza mama umubyara niba ari umugabo cyangwa se papa azamubyaraho niba uyu mubyeyi ari umukobwa. Aha nanone ababyeyi bakongera kuhitondera no kuhasabwa ko bahashoza cyane igihe bakeneye gushyingira cyangwa se gusabira abana babo, bajye babashyingira cyangwa se babasabire abo babona ko batinya Imana kurusha abandi. Ibijyanye n'isi n'imitungo ibyo birashira, ariko Uwisilamu burasigara. Imitungo n'ubushobozi n'ibyubahiro birarangira, ariko umuco mwiza n'Uwisilamu bigasigara kandi bigakomeza bizamura ba nyirabyo kandi binabahesha icyubahiro haba ari hano ku isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Ese uzahagarara ute imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala igihe umwana wawe azaba agushinja ko wamutoranyirije umugabo utarebye idini ahubwo urebye imitungo cyangwa se urebye ibyubahiro? Ese uzahagarara ute imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala igihe umwana azaba agushinja ko wamurambagirije umugeni utarebye Uwisilamu, n'ibyabaye byose nyuma y'umubano wabo akabigushyiraho kubera ko utigeze wibuka kumurebera ingingo nyamukuru ariyo dini ye n'umuco ye we no gutungana kwe imbere y'Imana n'imbere y'abantu? Weho ukirukankira ya miyonga y'isi irangirana n'iminsi mike, yaba itarangiranye n'iminsi mike ikarangirira hano ku isi. Ahangaha rero ni ho ko ba basore barambagiza, za nkumi zirambagizwa, ba babyeyi barambagiriza abakobwa babo na abahungu babo na baba ababyeyi barambagiriza abakobwa babo ko bagomba kwita cyane cyane ku muco no ku idini no ku bumenyi bw'idini. Idini ntago bihagije gusa ko umuntu agomba kuba asenga gusa yambara n'ikanzu ngo bibe bihagije ko yabaye umunyedini, ahubwo idini rigendana n'ubumenyi. Idini ridafite ubumenyi iryo riba ryenda gusa nk'idahari, kubera ko ubumenyi ariyo nkingi nyamukuru y'idini. Iyo ihagaze neza idini irahari, iyo ijegajega na rya dini ubona n'amaso rishobora kujegajega isaha iyo ari yose, ariko ahari ubumenyi Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala araharinda. Ari nayo mpamvu Nyagasani avuga ati yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nyagasani azamura inzego z'abemeye muri mwebwe hamwe n'izaba bandi bahawe ubumenyi, bose abatumbagiza mu nzego imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Yarangiza ati innama yakhsha Allah min ibadihi alulama. Abatinya Imana ukuri nyako n'abafite idini ukuri nyako muri ba bagaragu b'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ni ba bandi bafite ubumenyi kandi basobanukiwe idini y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ntago ari wa wundi ufite ibikabyo na wa wundi ugenda acuritse umutwe na wa wundi wenda uhozamo ikanza ariko ubumenyi burihe nta buhari, ubushake bwo kubushaka burihe nta buhari. Uyu nguyu ntago ari umugaragu w'Imana mwiza. Uyu mumenyi wize agasobanukirwa agashyira mu bikorwa, uyu nguyu niwe utinya Imana ukuri ko kwitinya. Kandi iyo hahamagawe niyo havuzwe abatinya Imana, abangaba nibo bashaka kuvugwa. Ntago haba havuzwe babandi basenga cyane ariko nyamara rimwe na rimwe barimo gusenga nta wuzi bafite. Ntago haba havuzwe babandi basiba cyane iminsi yose nyamara rimwe na rimwe bakaba barimo gusiba isuna ariko bangije amategeko n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Bityo rero ukuri kwa mbere nk'uko twari tubivuze nuko umuntu atoranyiriza umubyeyi uzabyara umwana we, hanyuma akanamutegura akanamutunganya uko ashoboye kose. Ukuri kwa kabiri nuko uyu mwana agomba kwitabwaho kuva amajije kugira impamvu ya mbere ariyo kumutegurira umubyeyi, agatangira kumwitaho uko ashoboye, haba ari ugufata neza uwo bashakanye cyangwa se kugena ibishobora gufasha umwana, byaba ari ukumuteganyiriza ubuzima niba buhari cyangwa n'ibindi. Kuri bya bindi byose byemewe n'Uwisilamu, ibyo ngibyo nabyo aba ari ukundi kuri asabwa. Ukuri kwa gatatu ni ukuri ko kumubyara no kumukorera aqiqa nyuma yo kumubyara. Iyo amajije kumubyara ukuri kwa gatatu niko kuri kwa gatatu kwa kugezweho, ariko kumukoreshereza aqiqa. Nyuma yaho ngaho iyo amajije kumukoreshereza aqiqa ni ukuri kwa gatatu abamuhaye, aho hagakurikiraho noneho ukuri ko kurera. Mu kurera ariho harimo kumwigisha idini no kumutunganya imico ye no kumushakira inshuti nziza. Ibyo ngibyo biza mu buzima nyuma y'ubuzima, ariko mbere yaho ngaho uko kuri kwa aqiqa nako ni ukuri asabwa
guha umwana. Iyo rero umubyeyi adahaye umwana we uko kuri, ari nako kenshi na kenshi abamenyi bagaragaza ko gushingiyeho ukuri kubizaza, kubera ko afite ukuri kuri mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni ukuri afite mbere yuko aza ku isi, icyiciro cya kabiri ni ukuri afite nyuma yo kugera ku isi. Iyo amajije kugera ku isi rero, mu kuri kwa mbere amusabwa harimo uko kumukoreshereza aqiqa no kumwita izina ryiza no kumuha uburere bwiza no kumushakira inshuti nziza. Iyo atabashije kubikora ibyo ngibyo, uyu nguyu niwe ubanje gutezuka mu nshingano ze ku mwana we mbere yuko uyu mwana ashobora kuzatezuka ku nshingano ze ku mubyeyi we. Ibi byose usanga inshuro nyinshi ari umubyeyi wabyiteguriye, hanyuma byatangira kuba agatangira kuvuza induru ngo umwana ntanyubaha, umwana ntanyumva, umwana aransuzugura, umwana yabaye ikinani. Ariko niweho wamugize ikinani mbere yuko we aba ikinani, kuko ukuri kwe utakumuhaye. Kubw'iyo mpamvu ishobora kuba ariyo mpamvu cyangwa se ntandaro yo kuba atari kubasha kuguha ukuri kwawe, kubera ko ibintu byose biba ari magirirane. Umwanditsi rahimahullah bityo mbere yuko turenga ahangaha ni ngombwa ko amwita izina kuri uyu munsi akanaritangaza mu bantu. Iri zina rigomba kuba ari izina ryiza. Amazina meza kurusha ayandi ni amazina akomoka ku kugaragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, nka Abdullahi cyangwa Abdul Karimu cyangwa Abdul Shakuru n'andi mazina arimo kugaragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Si ngombwa ko aba ari mu Cyarabu, niyo yaba ari mu Kinyarwanda nkaho nkaba Nitanga cyangwa se ba Muja w'Imana n'andi mazina nk'ayo ngayo yemewe muri Islam. Ayo niyo mazina meza kurusha ayandi. Andi mazina meza ni amazina y'abagaragu b'Imana babanjije, nko muri hadithi twavuze aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga iti navukiwe n'umuhungu namwise izina rya sekuru Ibrahim. Iyo umwana amenye ko yiswe izina rya sekuru, hanyuma uwo sekuru akaba yarazwiho ubutwari n'ubunyeza n'ubunyangamugayo no kugandukira Imana, uyu mwana biba biri hafi ye kuba yaba mu bagandukira Imana cyangwa se yakigana imico ya sekuru we yumva mu bantu cyangwa se mu bigwi yumva bivugwa kuri sekuru. Bityo iyo afite mu bamubanjirije bafite ibigwi byiza, ni byiza ko aribo baherwaho. Hanyuma mu batubanjirije bafite ibigwi byiza kurusha abandi, abambere ni intumwa z'Imana. Umwana akitwa Muhammad, umwana akitwa Ibrahim, umwana akitwa Yezu ariwe Isa, umwana akitwa Ibrahim, umwana akitwa Musa n'andi mazina mu ntumwa z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala zabanjije. Ibi bigomba gushyigikirwa n'ababyeyi bombi mbere y'uwo ari we wese. Ntibibe nk'ibyo tubona by'ababyeyi b'ubu bamwe na bamwe ushobora gusanga barimo gupfa mu rugo ko bashaka kwita umwana Muhammad. Umwe arashaka kumwita Muhammadi, undi ati umwana wanjye ntago namwita Muhammad. Ya subhanallah, umwana utise Muhammadi udashimiye kuzaba nka Muhammadi no gukurikira imigenzo no kugera ikirenge mu cya Muhammadi, urashaka kumwita nde? Urashaka kumwita Jackson? Urashaka kumwita uwo ari we wese mu bandi bantu tuzi badafite neza namba hano ku isi, yewe n'ejo ku munsi w'imperuka, yewe n'abavuye bava n'ahangaha natwe ubwacu tugasigara tubavuma. Amazina meza rero abe amazina y'intumwa. Rimwe na rimwe hari igihe njya mbwira n'abavandimwe nkababwira nti ntago bikwiye ko urugo rurimo abana batanu b'abahungu rwa Kisilamu ruburamo izina ry'umwana witwa Muhammad. Gute riburamo izina Muhammadin kandi ari ryo zina ryiza mu biremwa, ari ryo zina ryatagatifujwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala? Nyagasani ati twagutoranyije mu bantu. Uko kumutoranya niko kumutoranyiriza n'izina ryiza, uko kumutoranya niko kumuzamura mu ntera. Hanyuma umuntu azazukana n'abo akunda. Uyu wakunze Muhammad akamwita urubyaro rwe, uyu nguyu ashobora kuba ari hafi kuzukana n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kurusha wa wundi wabyaye abana rimwe na rimwe akabita ibizina mu bizina bidasobanutse, rimwe na rimwe akabita izina mu mazina y'abanzi b'Uwisilamu n'ababandi bafashe iya mbere mu gutsinsura Uwisilamu, byaba ari ugutsinsura imico y'Uwisilamu, yaba ari ugutsinsura Abayisilamu cyangwa se n'Uwisilamu n'ibindi byose bitandukanye, nk'abakinnyi b'imipira, abakinnyi b'amafilimi, abakinnyi b'imico idafututse n'ibindi nk'ibyo ngibyo, cyangwa se abandi b'ibikomerezwa nyamara batari bafite isano cyangwa se ngo bagire urukundo rw'Uwisilamu n'Uwisilamu n'idini no guteza imbere isi n'abagize isi.
iyo rero umuntu agiye gutoranya izina amenye ko umuntu ashobora kugira ingaruka ziturutse ku izina rye, kuko no muri hadithi zitandukanye kuva ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagendaga yita abantu amazina meza, rimwe na rimwe igahindurira bamwe muri bo amazina bafite, kubera ko amazina bafite atari amazina meza cyangwa se ataganisha heza. Intumwa y'Imana ikaba yarihindura ikamwita izina ryiza, bisobanuye ko izina rifite umwanya ukomeye cyane mu burere bw'umuntu no mu buzima bw'umuntu no mu myumvire y'umuntu. Iyo tuvuye ku bantu beza, tuvuye mu ntumwa, hinjira abasahaba. Igihe cy'abasahaba akaba yatoranya abasahaba nka Abubakar radiyallahu anhu, cyangwa se akaba yakita umusahaba umwana we Umar, kugira ngo amugereranye n'iyo ntwari Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Umar wanyuraga mu nzira amashayitani agaca mu nzira zindi, kugeza ubwo n'uyu munsi amashayitani adatinyuka kwita abana bayo Umar. Yewe n'uzumva yitirira uwisilamu havugwa Umar agahekenya amenyo, ujye umushyira ku rugero rw'ayo mashayitani, kubera yuko Umar ntawe umukunda usibye ko ari umuyisilamu, nta n'umwanga usibye ko ari indyarya. N'uwisilamu n'umuyisilamu wese afitanye isano na Umar adashobora guca aho yava hose akagera, kubera ko Umar, Abubakar n'abandi basahaba bose b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, iyo bitaba byo bo ntago uwisilamu bwari kutugeraho. No kuba turi abayisilamu nyuma yo gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ineza iragaruka kuri bo bafatanyije intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ari nayo ibarangaje imbere kugira ngo batugezeho uwisilamu. Hanyuma n'abandi beza, n'abandi bagaragu Imana beza mu bamenyi b'idini ya Islamu, mu ntwari z'idini ya Islamu, umuntu akita amazina meza no mu zindi ntwari za vuba ahangaha, cyangwa se bari mu muryango ukomokamo, iyo bari bazwiho ubunyangamugayo n'ibikorwa byiza n'ubutabera, icyo gihe ni byiza ko umwita umwana wawe. Ikindi, iri zina rigomba kuba riri kure no kwiyumva cyane, kubera ko izina ririmo kwiyumva cyane cyangwa se gukabya mu neza, ibi nabyo ntago byemewe. Nko kuba umwana wamwita umwami w'abami, cyangwa se umwiza w'abeza, cyangwa andi mazina nk'ayo ngayo arimo gutaka birenze urugero, ibyo ngibyo ntago intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yigeze ibyemerera abasahaba. Nahangaha umwe mu basahaba yaje ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aramubwira ati nge banyita Abul Hakam. Arabwira ati aramubaza ati kuki bakwita Abul Hakam, kuki bakwita ise w'ubugenge? Aravuga ati banyita ise w'ubugenge kubera yuko ufite ubugenge bwinshi, iyo abantu bose banjeho bafitanye amakimbirane ndabumva nayiza nkaca urubanza hagati yabo bombi bakishima, ari uwo mpaye ari n'uwo nambuye bose bamva imbere bishimye. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iramubaza ati ese ufite abana? Aravuga ati yego ndabafite. Aravuga ati umukuru ninde? Aravuga ati umukuru ni runaka, ntibuka izina, niba menya ari Sharih. Aravuga ati anta Aba Sharih, weho uri Abu Sharih, ntago uri Aba Hakam, Abul Hakam, kubera ko al-hakamu ni Imana, wa ilayhi yarja'u al-hukm, ati ubutabera n'ubugenge buhanitse n'ubw'Imana, kandi ku Mana no hagaruka ubutabera n'ubucamanza bushingiye mu bugenge buhanitse. Kubw'iyo mpamvu iyo amazina ari meza cyane gukabya, akaba arimo gutaka nyirayo birenze, nk'uko twavuze nk'umwami w'abami, cyangwa se se w'ubugenge, cyangwa se ukamwita umwiza w'abeza, cyangwa se ukamwita irindi zina rikabije cyane mu gutaka, iri ngiri nabyo si byiza, kubera ko iri zina rishobora kwangiza mu mico y'umwana. Rimwe na rimwe iyo ari izina riganisha ku bwiza bw'umubiri, bishobora kumugira ikirara ashingiye kuri rya zina rye no kwiyumvamo ko afite ubwo bwiza koko nk'ubuvuzwe muri iryo zina. Iyo ari ubwiza cyangwa se ari ukumushima biganisha ku butwari burenze ubwo afite, nko kumwita intare y'intare, cyangwa se nk'uko twabivuze intwari y'intwari, icyo gihe iyo ukabije nabyo bishobora kumugiraho ingaruka, kuko ashobora kuzageraho agera akaba yarengera, akaba yakita mu byago, kubera ko weho waramukabirije mu kumwita izina rigeze aho rimujya mu mutima akeka koko ibyo avugwaho cyangwa se ibyo yiswe ari byo. Ariko amazina aringaniye, nko kumwita izina risanzwe riringaniye, nk'amazina menshi abantu bita adafite icyo atwaye, ntacyo biba bitwaye ko umuntu wamwita izina ryiza ariko ridakabije. Ikindi nanone si byiza ko umuntu yitwa izina risuzuguza. Ntago umuntu yita umwana we izina risuzuguza, kubera ko iryo zina risuzuguza rimusuzuguza we ubwe, yewe rikanasuzuguza n'umuryango aturukamo.
rimwe na rimwe iyo ahuye n'injiji na ba bandi badafite ubugenge bashobora kwitwaza iryo zina bamutuka cyangwa se batuka umuryango we, nabyo ntago ari byiza. Nk'aya mazina akomoka ku nyamaswa zisuzuguritse mu bice runaka, nk'umuntu kumwita rubebe cyangwa se ukamwita imbwa, kibwa cyangwa se ukamwita n'andi mazina. Si ngombwa ko ntanga ingero, amazina ashingiye ku dukoko cyangwa se ku bintu bisuzuguritse nayo si byiza ko umuntu ayita umwana we. Hanyuma nanone andi mazina atari meza ni amazina y'abantu batagize agaciro ku isi. Amazina y'abantu batagize agaciro ku isi nayo si meza ko uyita umwana wawe, kubera ko ntacyo uri kumwigisha mu gihe wakamwise amazina y'intwari, bityo nawe akazifuza kuba intwari no kugira icyo asigira isi. Ibyo nibyo byakugirira akamaro kurusha kumwita izina iryo ari ryo ryose. Hanyuma ikindi, ribe izina ryiza n'umwana azashima. Ntumwite izina ejo namara gukura azifuza guhindura, kuko izina rishobora kuba kuri weho ari ryiza, ariko ku myumvire n'uburere umwana azabona rikazaba atari ryiza, cyangwa se mu gihe runaka rikazaba atari ryiza. Ibyo ntago bavuga ngo umuntu ntago amenya ibizaza, ariko umuntu nanone aragereranya. Nko kuba wakita umwana izina ariko akaba ari izina ry'intwari ikiriho. Intwari ikiriho si byiza ko abantu bayitirira amazina yayo, bayitirira abantu, kubera ko umuntu igihe cyose akiri muzima aba ashobora guhinduka cyangwa se guhindura. Iyo ahindutse akarangira nabi, hari igihe aba afite ayo mazina bifuza kuyahindura. Icyo gihe rero bamwe mu bantu babona ko ibyiza ari uko umuntu atitirirwa intwari ikiriho, cyangwa se niba anayitiriwe ntabishyirwemo ko ari we ugambiriwe kwitirirwa, kugira ngo niharagira impinduka ibaho abantu batazagira ingingimira cyangwa se ngo bifuze rimwe na rimwe guhindura amazina bari bafite. N'ibindi bigenga umuco wo kwita amazina, ni byiza ko ababyeyi bajya bawubikurikiza mbere yo kugira ngo bagene amazina y'abana babo. Hanyuma nanone kandi banakomeze gukurikirana imico y'Ubuyisilamu mu bijyanye n'uburere no kugena uburezi bw'abana babo. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati, nyuma yo kuvuga ku kijyanye n'iminsi, akomeza avuga ati wayanzi'uha a'dha. Aravuga ati nanone iyo bagiye kuyikinja, iyo bamaze gucinja rya tungo, aravuga ati barikuraho ingingo zaryo, ni ukuvuga ngo barikatira mu ngingo. wala yukassaru laha 'azman, bakirinda kuvuna amagufa. Aravuga ati wa hukmuha ka hukmul udhiya fima siwa dhalika. Aravuga ati naho ibindi bijyanye n'imiterere y'itungo ni nk'imiterere ijyanye n'amatungo ya bya bitambo twavuze mu isomo ry'ubushize, ubwo twavugaga ibitambo bijyanye na udhiya na bya bitambo byo ku Eid, cyangwa se ibitambo byo muri Hijja, cyangwa se n'ibindi bitambo byo twagiye tuvuga ibigomba kugenga ririya tungo rigomba gukinjwa, ibyo ritagomba kuba rifite, ibyo rigomba kuba ryujuje, byose bigomba kuba bisa, kubera ko yose ari amatungo arimo gukora mu kugaragira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Mbere yuko tusoza iri somo, tugarutse ahangaha kutavuna amagufa y'iri tungo, ibi biri mu kwifuza ibyiza, kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama yangaga umwaku, igakunda abantu kumva icyo twakita nk'ishaba no kwizera ibyiza biri imbere, cyangwa se kwiringira ibyiza. Ibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama yabikundaga, ikabishyira imbere gukunda amahirwe no kwizera icyizere gishingiye ku mahirwe, n'ibyo bita abanyarwanda ishaba. Hanyuma intumwa y'Imana ikanga umwaku n'umuntu kwizera ikibi kitari cyaza, no gutekereza ko ikibi kiri hafi cyangwa se gishobora kuza kuba. Ibyo ngibyo intumwa y'Imana ntabwo yabikundaga. Ariko kutabikunda ntabwo ari ukudashyiraho impamvu zirinda umuntu kujya mu kibi, ahubwo ni ugushyiraho cyangwa se no kwirinda gufata ibintu byose akabisanisha n'ikibi mbere y'uko abisanisha n'icyiza. Yaba abonye umuyaga ntawusanishe n'ikibi mbere yuko awusanisha n'icyiza. Niba abonye inyamaswa ntayisanishe n'ikibi mbere yuko ayisanisha n'icyiza. Niba yumvishe ijambo cyangwa se abonye umuntu mu buryo runaka ntabisanishe n'ikibi mbere yuko abisanisha n'icyiza. Niba adashoboye kubisanisha n'icyiza, abyakire nk'aho ari ikintu abonye gutyo gusa, ariko atizereye mu myaku, ngo yizerere mu bintu byose ko bitera imyaku cyangwa se byose abigire imiziro.
uku kutavuna amagufa rero ni nko kwizera cyangwa se kugira icyizere cy'uko umwana azaramba kandi ingingo ze zikaramba. Ibi ngibi ubusanzwe nta hadithi sahihi bikomokamo, ariko abamenyi babonaga ko bamwe mu bamenyi babona ko ari byiza, ariko umuntu aramutse avunnye amagufa nanone ntabwo twavuga ngo umwana azavunika cyangwa se ngo tubuze abantu nkaho hari dalili ikomeye ishingiyeho kugira ngo abantu babuzwe kuvuna amagufa muri uyu muhango wo guteka cyangwa se gutunganya izi nyama. Ibindi bisigaye nk'uko twabivuze ni bya bindi bisanzwe kuri ya matungo no kuri bya bitambo bindi, byaba ari babandi bayarya ariho abakene yewe n'impano yewe na nyir'ubwite. Ibi byose ni ngombwa ko bigaruka, ushatse kubireba cyane cyangwa se kubisobanukirwa birenzeho wagaruka mu isomo ry'ubushize kugira ngo wongere kwiyibutsa ibyangombwa n'ibigenga aya matungo. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira umugisha mu masomo yacu kandi akabishyira ku minzani yacu y'ibyiza, tunamushimira kuba turangije umuryango wa fiqh al-ibadat, umuryango wa fiqh y'ibijyanye n'amasengesho no kugandukira Imana. Nkuko twatangiye tubivuga nuko fiqh iciyemo ibice bibiri, ariyo fiqh al-ibadati na fiqh al-muamalat. Fiqh ya bijyanye no gusenga n'amasengesho hamwe na fiqh bijyanye n'imibanire n'imibereho y'abantu, ariyo yinjiramo ibisigaye bitandukanye bijyanye n'ubucuruzi, bijyanye n'ubuhigi, bijyanye n'ibiribwa, bijyanye no kugurisha no gukodesha n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo byose biza muri fiqh ya muamalati, ubuturanyi no kuzungura n'ibindi byose tuzayibona mu muryango wa fiqh al-ibadat. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nkuko yaturinze muri uyu muryango ko yarushaho kuturinda no mu gice cya kabiri cya fiqh tugiye kuzinjiramo, kandi tunamusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yabishyira ku minzani yacu y'ibyiza, akaduha gukosora aho twatezutse muriho, kandi akanaduha no gukomeza kumugaragira nta wundi tubyereka, agakomeza kudushikamishiriza ikhlas zacu no kwizera kwacu no gushikama kwacu n'ubumenyi bwacu, agakomeza kutwagurira ibituza no kuduha umwanya uhagije kugira ngo tubashe gutanga ubumenyi kandi tubashe no kubwiga, kuko byose biragendana, udafite ntatanga, n'utanga n'uwavomye, bityo atwongerere ubushobozi bwo kuvoma no gutanga, kandi byose abishyire mu bikorwa nta wundi byerekwa usibye we usumba byose. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yakomeza kuduha kubana neza kandi mu mutekano. Dushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala muri byose yaduhaye. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Niyitanga Jamidu. نبض الأرواح فالشكر لربي ثم لكم لا أحصي الشكر بإفصاحي والموعد في جنة عدن ما دمنا نسعى بصلاحي والختم سيحوي توقيعا لخديجة بنت الصلاح لخديجة بنت الصلاح.